Dukurikije uko abantu tubibona, rimwe na rimwe tubona ko ubutabera ari nk'amategeko yashyizweho kugira ngo arenganure ufite ikibazo cyangwa se ahana ufite icyaha. Ibi byose kandi bigakorwa n'ahantu umuntu n'umwe abogamye. Iyi ni inkuru y'umwami Salomo, umwami w'agatangaza, umwami wahawe ubwenge n'Imana kugira ngo abashe kuyobora abatuye isi mu nzira ziciye mu mucyo. Ndagushimiye wowe tugiye gukomezanya vuga ati Imana ibarinde. Hariho umwami Dawidi, umwami wa Isiraheli, amaze gutanga asigaye yimitse Salomo ngo azabe umwami wa Isiraheli. Salomo mu rugendo rwe rwo kuba umwami yagiye akoresha ibirori, agatumira n'izindi nshuti nyinshi, bakarya bakanywa, mbega ibintu ari good fine. Umunsi umwe nanone muri icyo gihugu cya Isiraheli hari abadamu babiri bari bafite impinja ebyiri kandi babana mu nzu imwe. Umwe aherutse kubyara nka nyuma y'iminsi 3 n'undi arabyara. Izo mpinja rero ku buryo utapfa kuzitandukanya zose kuko zaranganaga iminsi 3 ku ruhinja. Iyaba ari mikeya cyane nawe nyine uri umubyeyi ifata iminsi 3 ku ruhinja, ruba rutarafata forume ku buryo warutandukanya n'urundi. Izo mpinja rwose ziba ziri gusa. Nuko mu ijoro rimwe umudamu umwe aryamira uruhinja rwe ruba rurapfuye. Abonye ako gahinda atagakira, nuko ajya kureba mugenzi we ufite uruhinja rwe ruzima, ahita arugurana amuhereza urwapfuye wajyana rwa rundi ruzima. Ubundi mu gitondo wa mubyeyi abyutse ngo ahereze umwana w'ibere, asanga uruhinja rwe rwapfuye nk'ejo. Ibi bintu byaramutunguye biranamubabaza ku buryo mu gitondo igihe hari kugaragara neza yitegereje rwa ruhinja, asanga uruhinja rwe ntago ari rwo. Akomeje kubyibazaho ahita ajya kureba mugenzi we kuko nta wundi muntu babanaga muri iyo nzu. Mu kureba ahubwo asanga umwana we ari we umufite. Ibi bintu byateye rwaserera muri iyo nzu ndetse kugeza n'ubwo byageze no ku umwami Salomo. Icyo gihe yari yakoresheje ikindi kirori, yatumiye abantu nk'ibisanzwe bari gusangira. Ubundi hazamo ikibazo cy'umudamu uri kuburana uruhinja rwe n'undi mudamu. Uyu mwami Salomo rero nk'umunyabwenge ufite ubwenge yahawe n'Uwiteka, yateze amatwi bano babyeyi babiri ngo yumve ikibazo bafite. Uwa mbere yaratangiye ati Nyagasani, uyu mudamu ureba aha tuba mu nzu imwe. Ubwo nabyaraga nyuma y'iminsi 3 nawe yahise abyara, ziba impinja ebyiri mu nzu imwe. Rwose nta muntu wari waje kudusura, yemwe nta n'umushyitsi twari dufite, ahubwo twari twenyine turi babiri muri iyo nzu. Uyu mudamu yakomeje kuvuga ikibazo cye ndetse mu maso ukabona ko rwose uno mubyeyi afite agahinda kenshi. Ibi bintu uno mubyeyi yagiye avuga nk'umwami Salomo kandi uzi ubwenge yagiye abyitaho, kareba no ku marangamutima bose bari kugaragaza, kugeza ubwo uno mudamu wundi yatangiye gusakuza hehehe, uyu mwana ni uwanjye rwose, ninjye wamwibyariye, n'iki akavuga. Ubundi Salomo arabacecekesha abonye yuko biri kurambirana, arababwira ati kwanza yabwiye umwami Salomo yategetse ko bamuzanira inkota. Bakimara kuyizana sasa ukuntu byagenze, Salomo yabwiye bano babyeyi babiri ko nimba bananiwe kumenya nyina w'umwana bagiye kubyikorera muri ubu buryo. Uyu mwami Salomo yategetse ko bafata urwo ruhinja rukiri ruzima, ubundi bakaruzana karupasuramo kabiri, umwe akajyana igipasu kimwe undi akajyana ikindi. Ntibyatinze wa mubyeyi wari uri kuvuga ikibazo cye kandi ikindi akaba ari we watanze n'ikirego, yatangiye gutamarira yumvisha iryo jambo. Ati koko umwana wanjye bagiye kumucamo kabiri. Naho wa mubyeyi we wundi yatangiye kuvuga ati koko ibi bintu nibyo, aho kugira ngiye rwose banjyana umwana wanjye mwamupasuramo kabiri, nkajyana igipasu nawe akajyana ikindi. Mwana wanjye nibyariye se ni gute ngiye bamunyambura? Aha data, uko niko wa mudamu yavuze. Naho wa mudamu we wanatanze n'ikirego yatangiye kubwira umwami ati Nyagasani, rwose uyu mwana ninjye wamwibyariye, rwose ntago nashimishwa no kubona bamupasuyemo kabiri. Aho kugira ibi byose bikogwe, ahubwo mwamuhereza wono mubyeyi akaba ari we ujya kumurera, wenda nzajya nshimishwa no kumubona aho akiri muzima. Ibi bintu rwose Salomo yarabyumvisha bitamu gutwi. Uwo mwami yaratekerezaga mu byibuke, yari afite ubwenge yahawe n'Uwiteka. Ibi bintu rero akimara kubyumva yabitaye mu gutwi, ubundi ahita afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Uyu mwami Salomo yategetse ko n'umwana w'uruhinja agomba guhabwa nyina, uyu mubyeyi waje atanga ikirego, cyane ko ari we nyina, kandi nta n'umuntu n'umwe ugomba kubihindura. Uyu nguyu we agomba gusubirayo. Nyuma y'iminsi myinshi imaze gucaho, abantu bagiye bamenya iby'inkuru y'umwami Salomo, ukuntu yakijije urubanza rw'abadamu babiri
bari bari kuburanira uruhinja rw'umwana. Aza kubikemura neza. Ibyo bintu ndetse barabimwubahiye, bitewe burya hari ukuntu ukemuramo ibibazo abantu bakagutinya, bakabona ko udasanzwe. Iyi nkuru nayo nyituye abacamanza bakoresha ukuri, ariko ni abacamanza bajya za ruswa ze, abo ngabo ngewe wageze ngenda bemera. Data sinambafana. Ariko ikindi ntanabashishikariza kuba maso, kuko urabona yuko hatabamo ubushishozi uno mudamu yari ajyanye uruhinja rw'uyu mubyeyi. Kandi nkabibutsa ko izo ari impano muba mufite, muba mumeze kimwe nka Salomo. Muba mukwiye gukora ibikorwa byiza bitazabangamira rubanda rugufi nkatwe. Reka iyi nkuru tuyihinire hano, naho ubutaha ku tundi tuvideo twiza tuzajya tubakorera umunsi ku wundi. Iyi ni intego yacu itugezaho zino video. Nanone subscribe, like, share ni comment, ni inkunga ikomeye kuri iyi channel, ubundi tugakomeza kubana. Murakoze.